n'ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiriye usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yacu nyagasani, turagukuza n'ibisingizo byuzuye tugusaba ubufasha tunakwicuzaho. Mana nyagasani, turinde ikibi aho cyaturuka cyose gisatira ubugingo bwacu n'ibikorwa byacu. Mana nyagasani, wowe wayoboye nta wamuyobya, kandi n'uwarekeye mu buyobe nta wamuyobora. Ndahamya bikuye ku mutima wanjye, bivugishije ururimi rwanjye ko nta yindi Mana ikwiye guhimbazwa no gusingizwa no kwambazwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala, nta mufasha agira. Nkanahamya kandi ko Muhammadi ari intumwa ye akaba n'umugaragu we. Mana nyagasani, muhundagazeho amahoro n'umugisha byawe nawe mu rugo rwe n'abasangirangendo be na buri wese uzakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Yemwe abamaze kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, nimutinye Allah ukuri ko kumutinya, muramenye ntimuzapfe mutari abicisha bugufi imbere ya Allah. Yemwe abamaze kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, nimukomeze mushikame kuvugandukira Allah mumutinya, kandi murangwa n'amagambo meza. Allah azabatunganyiriza ibikorwa byanyu, ababarire ibicumuro byanyu, kandi uzumvira Allah akumvira n'intumwa ye, uwo nguwo niwe uzaba ufite intsinzi ihambaye ku munsi w'imperuka. Bagaragu Uwiteka, amagambo meza n'amagambo ya Allah n'inzira nziza iboneye ni inzira y'intumwa yacu Muhammadi, Imana ihundagazeho amahoro n'umugisha. N'inzira mbi ni igihimbano mu dini, kandi buri gihimbano cyose ni bid'a, kiba ari igihimbano nticyakirwa ugikoze kiramugarukira, kuko igihimbano ari ubuyobe, kandi ubuyobe nta handi buganisha umuntu uretse mu muriro. Dusabe Allah awuturinde. Ayuha almuslimun, bayisilamu, warada hadithu عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر قسم الخلق. بإسلام hari hadithi ngira ngo tuganireho, hadithi yashiriwe na Abu Huraira, Imana imwishimire, avuga ko intumwa Muhammadi Imana yayihishuriye ubutumwa, ubwo butumwa bukaba yaraje kuzuza imico myiza. Intumwa Muhammad mu butumwa bwamuzanye hano kuri iyi si ni ukuzuza imico myiza. Bisobanuye ko umuco wari usanzwe uri ku isi, imico yari ihari, imibanire, ubumwe, ubworoherane, ubwuzuzanye, ubutabera, ibyo ngibyo byarangaga Abarabu. Ariko intumwa y'Imana Muhammad, Imana ihe amahoro n'umugisha, yaje ije kuzuza ibitari byuzuye mu muco mwiza. Nanone intumwa iravuga ngo albirru qismul khuluq, kugira neza ni umugabane mu bigize umuco mwiza. اعلموا أيها الإخوة المؤمنين
bavandimwe biringira Allah subhanahu wa ta'ala, mumenye neza ko innal khulqa huwa abrazu ma yarahu an-nasu. Imico cyangwa se umuco nicyo kintu abantu babona kigaragara. Wa yudrikunahu min sa'il a'mali al-islam. Mu bikorwa byose bya Kisilamu, umuntu utari umuyisilamu ntabwo azabona imani yawe, kuko al-iman mahalluha al-qalb, al-aqida mahalluha al-qalb. Ukwemera umwanya wako uba mu mutima w'umuntu, kandi ntawe ushobora kubona ku mutima uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo kugira ngo utari umuyisilamu ayoboke ubuyisilamu, abiterwa n'imico abona mu bayisilamu. Rero navuze ko abayisilamu dukwiriye kurangwa n'iyo mico myiza, kuko abantu ntabwo bareba ukwizera kwawe kuko kuri mu mutima wawe. Fanasu la yarawna aqidata shakhs. Abantu ntabwo bashobora kumenya, ntabwo bashobora kureba mu mutima wawe, lianna mahalluha alqalb, kama la yarawna kulla ibadatihi lakinnahum yarawna akhlaqa. Abantu icyo bareba imico yawe, wa yata'amaluna ma'ahu min khilaliha. Abantu bagakorana nawe mu Islam bashingiye ku ngeso zawe, ku mico yawe, ku muco mwiza bakubonaho. Lila fa innahum sayuqayyimuna dinahu bina'an ala ta'amulihi. Abantu bazaha agaciro k'umuntu, bazaha agaciro idini ye bishingiye ku mibanire ye n'abandi. Fayahkumuna ala sihatihi min adamihi an tariqi khulqihi wa sulukihi. Abantu bemera idini ryawe ko ari idini ry'ukuri, ko ari idini ritunganye, ko ari idini riyobora abantu bitewe n'imyitwarire yawe, la an tariqi qawlik. Ntabwo abantu bazayoborwa n'amagambo yawe gusa, bal bazareba imico yawe, ingeso zawe, imyitwarire yawe. Ayuha al-ikhwa, bavandimwe, lam yawd al-islam al-khulq sulukan mujarradan, bal addahu ibadatan yu'ajjiru 'alayha al-insan wa majalan litanafus bayna al-'ibad. فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أساس الخيرية والتفاضل يوم القيامة، فقال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا. إنما محمد إيماني هنا قزوا أمور المجشة yagaragaje umuco ko ari ikintu gikomeye cyane, ariyo ibada. Yagize umuco nka ibada, ntiyawugarukira ku kubanana neza gusa, ahubwo umuco iwugira igikorwa umuntu akora, cyangwa se imico umuntu yiga akayishyira mu bikorwa, hanyuma ikagira ibihembo bingana nk'ibya ibada. Nukuvuga ngo intumwa y'Imana umuco yawugize ibada, umuntu ahemerwa, ndetse inawugira mu rwego, iwugira ikintu abantu bahatanira barushanwa, kugira ngo bazabashe kubona inzego zisumbana muri aljanna. Abantu bazajya muri aljanna mu nzego zisumbana bishingiye ku muco. Bityo intumwa yacu yagize umuco fondasiyo, cyangwa se umusingi w'ubugiraneza no kusumbana mu nzego zo kwinjira muri aljanna ku munsi w'imperuka. Aravuga ati: inna ahabbakum ilayya, uwo nkunda kuri ngewe kurenza abandi, cyangwa se uwo nzaba nkunda kuri ngewe kurenza abandi,
wa aqrabakum minni fil akhirah majlisan, nuzaba undi hafi anyegereye kurenza abandi ku munsi w'imperuka, ahasinukum akhlaqa, ni wa wundi uzaburusha abandi imyitwarire myiza. wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa, ndetse ikomeza ivuga ngo umuntu uzaba uri kure yanjye ambabaje andakaje ku munsi w'imperuka, ni wa wundi uzaba yaritwaye nabi hano kuri iyi si. avugamo athiritharun wal mutafayhaqun wal mutashaddiqun, ngo abo bantu batatu cyangwa se abantu bafite iyo mico mibi itatu bazaba bari kure y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku munsi w'imperuka. athiritharun wal mutafayhaqun wal mutashaddiqun, ni ba bandi birata mu mvugo zabo, birata mu mbwirwaruhame zabo. iyo bari gutanga imbwirwaruhame nk'uko mpagaze imbere yanyu, akayivugana ubwishongore, akayivugana kiburi, akayivugana ubwirasi. kuko abasangirangendo babwiye intumwa y'Imana bati ya Rasulullah, arafna athiritharuna wal mutashaddiqun wa mal mutafayhaqun, faqal hum ahlul kibr. bawo intumwa y'Imana abasahaba baje bati athiritharuna twabamenye, al mutashaddiquna twabamenye, ariko se mal mutafayhaqun, al mutafayhaquna ni bantu ki? intumwa y'Imana basubiza yuko ari babandi bibona igihe bavuga imvugo zabo cyangwa se imbwirwaruhame zabo, bishongora ku bantu, birata kuri bagenzi babo. wakadhalika ja'ala ajru husnul khulqi thaqilan fil mizan, nanone ntabwo intumwa y'Imana yagarukiye aho ngaho, ahubwo yagaragaje ko kugira umuco mwiza n'imyifatire myiza n'indangagaciro zikwiye ari byo bizaza biremereza iminzani ku munsi w'imperuka y'ibyiza. bal la shay'un athqal min, igaragaza ko nta kintu kizaremereza ibikorwa by'umuntu ku munzani ku munsi w'imperuka kurenza kugira umuco mwiza. faqala ma min shay'in athqala fil mizan min husnil khulq, iravuga ngo nta kintu wakora kizaba kiremereje ibikorwa byawe, kizabesha agaciro k'uburemere ku munzani ku munsi w'imperuka kurenza kugira umuco mwiza, imyitwarire myiza, kugira indangagaciro. وجعل كذلك أجر حسن الخلق كأجر العبادات الأساسية. nanone intumwa y'Imana yagaragaje ko kugira imico myiza binganya ibihembo na ibadati dukora, ibada zibanze, gusari, gusiba. فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. intumwa y'Imana iravuga ngo umwemera, mu by'ukuri umwemeramana azamuka mu ntera kugeza ubwo umuco, kubera kugira umuco mwiza bimuzamura mu ntera kugeza ubwo agera ku rwego rw'umuntu wiyiriza ubusa lila. kugira umuco mwiza bikakuzamura mu rwego rungana na wa wundi wiyirije ubusa atariye kubera Allah subhanahu wa ta'ala. murumva variyu kugira umuco mwiza bifite mu dini. innal mu'mina la yudrika bi husni khulqihi darajata as-sa'im al-qa'im, ay darajata as-sa'im naharihi wal qa'im fi layl. kugira umuco mwiza bizaguhesha agaciro ku Mana, cyangwa se biguhesha agaciro ku Mana, bikakuzamura bikakugeza muri diguri z'umuntu wiyirije ubusa kubera Allah atari ukwibona, kandi byagera nijoro akarara ahagaze atakambira Allah subhanahu wa ta'ala. bityo bagaragu Uwiteka ntabwo ari aho gusa, بل بلغ من تعظيم الشارع الحسن الخلق
ishariya yageze aho igaragaza ubuhambare n'uburemere n'agaciro kugira umuco mwiza bifite mu dini, igeraho ivuga ko anja'alahu wasilata min wasail dukhuli janna, yabigize inzira mu nzira ziganisha umuntu muri janna kugira umuco mwiza. faqad su'ila sallallahu alayhi wa sallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-jannata, intumwa y'Imana yabajijwe ikintu kizinjiza abantu benshi muri al-janna, faqala taqwa Allahi wa husnul khuluq, iravuga ngo ni ugutinya Allah no kugira umuco mwiza. وفي حديث آخر ضمن لصاحب الخلق دخول الجنة بل أعلى درجاتها، فقال أنا زعيم ببيت في ربض أطراف الجنة لمن ترك المراء، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نمي بana Muhammad yakomeje kugaragaza agaciro value zo kugira umuco mwiza, iravuga ngo ntanze garanti, ana zaimu, ntanze njyewe nukuvuga ngo ntanze garanti y'umuntu uzarangwa n'umuco mwiza wo kwinjira muri aljanna ku bantu batatu. Uwa mbere liman taraka almiraa wa in kana muhiqan, kuri wa wundi uzareka guhangana kabone nubwo byari ngombwa ko ahangana, kwari mu kuri kwe ko umuntu namusagarira ahangana nawe mu magambo cyangwa se mu mico, ariko akabireka nubwo kwari ukuri kwe. Uwo ngo intumwa y'Imana yamusezeranyije yuko azabona umwanya muri aljanna fi atrafiha. Uwa kabiri imuha garanti yo kwinjira muri aljanna akaba fi wasati aljanna, mu ijuru mo hagati, liman taraka alkadhiba, kubera ko yaretse kubeshya kabone niyo yaba yikinira kabireka. Nanone itanga garanti fi a'la aljanna, urumva yagitanga garanti ariko igeze kuri wa wundi uzatunganya imico ye, imuha garanti yo kuza muri a'la aljanna, ijuru risumba yandi, kuri wa wundi watunganyije umuco. Ibadallah, wa min sayyi al-akhlaq al-mira, bagaragu Uwiteka mu mico mibi harimo guhangana. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuthiru li hadha al-marad ayda, intumwa y'Imana igaragaza uburwayi ibutunga urutoki, iravuga ngo wa yubayinu khuturatahu, igaragaza ingaruka ziri ku guhangana, ariko guhangana mu magambo agamije gushotorana no gusebanya. Iravuga ngo ni hadithi akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, aravuga ngo qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana ihamugisha yaravuze iti man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama, nguzashaka ubumenyi kugira ngo atesha agaciro abamenyi, aw liyumari bihi as-sufaha'u, cyangwa kugira ngo ahangane n'injiji, aw yusrafu bihi wujuhu an-nasu ilayhi, cyangwa se kugira ngo abantu bamukurikize uburanga bwawo, kugira ngo mbese zabe ari umuntu
abantu bavuga ati runaka kubera ibyo ngibyo ari byo bimushakishije ilmu, ntabwo yishatse lillah, ntabwo yashatse ubumenyi kubera Allah, arashaka ubumenyi kugira ngo gusa ngo ajye muri kritiki, guhangana, kujya impaka, gushotorana, kugira ngo yereka abadafite ubumenyi yuko abarenze, cyangwa se yizamure agaragaze ko ari we uzavuga imbere y'abandi igihe abandi nta burenganzira, mbese akibona ko ari we mwiza mbonera mu kuvuga igihe adahari, ntawe uzatanga khutba, ntawe uzagira gute, niwe gusa uzashaka ubumenyi kubera ibyo ngibyo. adkhalahu Allahu nara, uwo nguwo Allah azamwinjiza mu muriro. A'udhu billahi min dhalik. Musabe Allah subhanahu wa ta'ala abiturinde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو الباب الكريم. الحمد لله حمدا يملأ قلب الإيمان، وأشكره على عظيم فضله والامتنان، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه نبيه ورسوله وعبده المصطفى من خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nonye gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, ugusingiza mutakambira ngo bibe impamvu yuko umutima wanjye Allah yawuzuza iman, namushimira ugushimira kwinema yangabiye. Ndahamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa uretse yo, nkanahamya ko Muhammadi ari intumwa ye akaba n'umugaragu we, ni intoranywa mu biremwa bye, ni umwiza mu biremwa bye, akaba n'ibyishimo by'amaso yacu, qurrata ayunina. Mana muhundagasaho mu umugisha we n'abo mu rugo rwe n'abasangirangendo be na buri wese uzakurikira inzira yo kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu b'Uwiteka, ayuhal muslimun, min ahamiyati husnul khuluq, nanone muri value n'agaciro ko kurangwa n'imico myiza cyangwa se umuco mwiza, annaha min asbabil mawadda wa inha'il adawa. Kugira umuco mwiza ni impamvu yo gukuraho burundu urwangano, ni impamvu yo kuzana urukundo, kwimika urukundo mu bantu. Yaqulu Allahu ta'ala, Allah aravuga ati, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa'u billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Allah subhanahu wa ta'ala ati, ikibi n'icyiza ntabwo bingana. Idfa'u billati hiya ahsan, gira neza, kora icyiza, kugeza ubwo fa idha ladhi bainaka wa bainahu adawa, kugeza uko ugira neza n'uwakugiriye nabi wowe ukamwitura ineza, bikaba impamvu yuko bizana urukundo hagati y'uwanganaga n'uwo mwari ufitanye urwango, hagasigara mumeze nk'inshuti magara. Iyo ni Qur'ani w'abana b'Isilamu, irigisha kugira neza no kugira urukundo, iragaragaza ko ineza izana urukundo. Isilamu iragaragaza ko kugira neza ari umuco mwiza. Nabitangiye muri khutba ya mbere mvuga ngo intumwa y'Imana yavuze ngo albirru qismu al-khuluq, ineza ni umugabane mu biranga ingeso nziza n'umuco mwiza n'imyifatire. Kubera ineza intumwa y'Imana yagiriye abakurayishe binjiye mu Isilamu, abamurwanyaga bahinduka abayisilamu, bahinduka inshuti, bahinduka abavandimwe.
uwo ni umuco twazaniwe n'intumwa y'Imana. Imana irayitaka ivuga iti innaka la'ala khuluqin azim, mu by'ukuri ufite ingeso nziza, ufite imico myiza. Bagaragu witeka يقول أبو هاتم رحمه الله. أبو هاتم إيمان مجرم ويرفقتي الواجب على العاقل ikiri ngombwa ku muntu ufite ubwenge an yatahabbaba ila an-nasi biluzumi husnul khuluq, nuko umuntu akwiriye gushaka urukundo mu bantu, abigisha gukomeza kugira umuco mwiza, watariki su'il khuluq, no kureka imico mibi. لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الشمس الجليدة. avuga ko imico myiza ikuraho icyaha, ikuraho amakosa nk'uko izuba riyengesha urubura. وإن الخلق السيء لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. anavuga ko imico mibi yangiza ibikorwa by'umuntu nk'uko vinegere, murayizi, nk'uko vinegere yangiza ubuki. uyu ni Abu Hatim rahimahullah. Ibi byose bigaragaza agaciro ko kurangwa n'imico myiza. Bityo intumwa y'Imana iravuga iti innakum lan tas'au nasa bi amwalikum walakin yas'ahum minkum basatul wajh wa husnul khuluq. Ngo ntimuzabona abantu kubera imitungo yanyu ngo biyumvemo. Ikizatuma abantu babiyumvamo no kwiyoroshya ku bantu ndetse no kurangwa umuco mwiza. Ayuha al-ikhwatu al-mu'minun, bavandimwe bemera Imana, lan unhiya hadhihi al-khutba duna tadhkirikum biqiyam ath-thaqafati ar-rawaniyya al-mukhtara. Ntabwo iyi khutba yanjye ndi buyisoze ntababwiye zimwe mu ndangagaciro zatoranyijwe zikwiriye kuranga umunyarwanda. wala yatanafa ma'a dinuna, kubera yuko izo ndangagaciro zitanyuranye n'idini ryacu. bal minha ukhidha wa nahnu awla bi an natahalla biha awwalan min ghayrina, kubera yuko izo ndangagaciro nta wundi wari ukwiriye kuzidutanga, kubera yuko urebye kuko hari indangagaciro mpahano bishoboka ko ziba zanakuwe no muri Islamu. Ko intumwa y'Imana tubwiye yuko yoherejwe kugira ngo yuzuze imico myiza. Rero nitwe dukwiriye kuba abambere kurangwa n'iyo mico mbere y'abandi. wa hadhihi alqiyam kama hiya, iyo mico cyangwa se izo ndangagaciro n'izi ngizi. Iya mbere twigeze kwiganiraho ni hubbul watan, gukunda igihugu. Ntabwo ndi buzivuge nzirambuye kubera yuko igihe cyagiye, ariko buri Muislamu wese urahangaha arangwa no gukunda igihugu cye, ko ni indangagaciro nziza dutozwa n'Uwisilamu, twarabibonye, kandi ari twe tukwiye kuba abambere mu kurangwa no gukunda igihugu cyacu. wal qiyamu thani al-wahda, icya kabiri dukwiriye kurangwa n'ubumwe, two gutatana abavandimwe b'Abayisilamu. Uwo ni umuco mwiza n'indangagaciro nziza. Iya gatatu al-mujamala, kugira ubupfura. Iya kane al-amal, kurangwa n'umurimo. Ibyo mubisanga mu birangantego by'igihugu cyacu no mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu, igaragaza agaciro k'umuco n'indangagaciro zikwiye kuranga umunyarwanda. Hada ma akhtam bihi,
idha kana kamilan fa min Allah. Aha niho nsoreje, nimba bitunganye ni Imana yabinshoboje, wa in kana ghayra dhalika fa minni wa min shaytan. Kandi nimba hari ibyo nateshutseho, guteshukwa ntabwo byabituruka ku Mana, ningiye byabiturukaho cyangwa se Satani yabigizemo uruhare. Reka nsoreza aha rero mvuga nti sallu li nabiyikum rahma, musabira amahoro intumwa yacu, intumwa y'impuhwe, wal fadilati al-ulya, intumwa yaranzwe n'ingeso nziza z'ikirenga. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anil